ndabasuhuje yemwe mbahaye n'ikaze mu tugenda tubana umunsi ku wundi tuganira ku makuru atandukanye avuga mu myidagaduro hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru zidasanzwe naho tugiye kurebera hamwe ko i Nyagatare bivuga ko umukobwa yapfuye aguye mu maguru y'umugabo bamatanye, ndetse bibera benshi amayobera, ariko naza no kuza kunyerukira n'ubundi mu Bugesera gatoya naho umugore yishyuye amafaranga akayaha umwicanyi ngajye kumukora operation yo kwica mukiye wawe kugira ngo abashe kuba yakwigarurira uyu mugabo. Reka tubane muri izi nkuru mu buryo burambuye, ubundi nze kuza gusaba nawe uze kuza kunsangiza ibitekerezo niba aribwo ukigira hano bwa mbere, by'umwihariko ni nyunganizi birumvikana, kugira ngo n'ubundi tugenda tubasha kugenda tubana umunsi ku wundi. Subscribinga niba ukigira no bwa mbere, utange ibitekerezo muri rusange. Ni mu kagari ka Nyagatare, mu murenge wa Nyagatare, ni mu karere ka Nyagatare, haravugwa urupfu rw'umukobwa basanze aryamanye n'umugabo utaruwe, bari bararanye bishimisha, bakaza kubasanga umwe yapfuye undi nawe amerewe nabi. Uyu mukobwa uzwi ku izina rya Diane bivuga yuko yari yararanye n'uwo mugabo usanzwe akora akazi ko kurinda iduka riherereye muri Nyagatare. Amakuru avuga yuko iyi nzu bari barayemo isanzwe ikorerwamo ubucuruzi bwa restaurant, bakaba babonywe n'umukozi uyikoramo waje agakingura agakubitwa n'inkuba akibona abo bantu bari baryamyemo kuko nta basanzwe baharara. Yahise atabaza abaturage bo muri ako gace ndetse n'inzego bihutira kuhagera, babakozeho basanga umukobwa yashizemo umwuka mu gihe umugabo we yararembye cyane, ndetse nawe yari hagati y'urupfu n'umupfumo. Ingabire Jean uyobora umurenge wa Nyagatare yavuze ko uyu mukobwa wari yararanye n'uyu mugabo kuri uyu wa gatatu tariki ya 17 Kanama 2022 bakaza kubasangana mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 18 Kanama 2022. Uyu muyobozi avuga yuko nyakwigendera ashobora kuba yazize kubura umwuka muri iyi nzu barimo, dore ko hafi yabo hari imbabura ishobora kuba yaraye yaka ikabagiraho ingaruka. Mu magambo yati icyo umuntu yahita akeka, iyo mbabura bashobora kuba bayinjije mu nzu batayijimije, noneho bakaba baje kugira ikibazo cyo kubura umwuka. Uyu muyobozi avuga ko umurambo wa nyakwigendera wajyanywe n'inzego kugira ngo ukorerwe isuzuma rya nyuma, naho uyu mugabo we warurembye akaba yahise ajyanwa kwitabwaho, bakaba ari mu bitaro bya Nyagatare. Ubugenzacyaha RIB wese rutangira iperereza kugira ngo hamenyekane icyaba cyahitanye uyu nyakwigendera. Nk'uko nakubwiye, umugore witwa Nzamukosha Dorothée utuye mu murenge wa Ririma ho mu karere ka Bugesera afunzwe ashinjwa kwishyura umuntu ngo yice mukeba we kugira ngo yegukane umugabo basangiye. Ibi bikaba byaramenyekanye nyuma yuko uwo yahaye iki kiraka amuvuyemo. Mushimiyimana Benjamin avuga ko tariki ya 29 umuntu yamuhamagaye akamubwira ko hari umuntu w'inshuti ye wamubwiye ko ashaka kwica mukeba we, kandi ko yamwemereye ko bishoboka, ariko ko icyo bashaka ari amafaranga, ubundi bakabyihorera. Undi nawe amwemerera ko ibyo bishoboka. Benjamin yaje guhura imbona nkubone na Nzamukosha washakaga kwicisha mukeba we, amusaba ikiguzi $500 ngakora ako kazi. Nzamukosha avuga ko ntayo afite, ahubwo ko yamubonera $200 by'amafaranga y'u Rwanda gusa. Baje gutandukana bemeranyijwe ko Benjamin agiye gushaka undi wazamufasha gukora ako kazi kuko atakabasha wenyine, ndetse aza no kumwizeza ko nimugoroba aza kumuha igisubizo. Akomeza avuga yuko bigeze nimugoroba yasubiye guhura na Nzamukosha, wahise amubwira ko iby'akazi yaba byihoreye kuko yumvishe ko mukeba we n'umugabo we bashwanye, bityo ko aramutse amenye ko batandukanye yahita amuha uburenganzira bwo gukomeza akazi, cyane cyane ko mukeba we yari yaramutwaye umugabo kandi afite na butike. Ngo umunsi ukurikiyeho Nzamukosha yaje guhamagara Benjamin amubwira ko agomba kuza bakavugana. Undi nawe ku itariki 31 ngo hari ku cyumweru, aho yanahise amubwira ko agomba gukorera ako kazi. Undi akamusaba ko batangira kwica umuntu, ati undi akamusubiza ko atagomba kwica umuntu atazi, ko agomba kubanza kumumenya
undi nawe yaje kumutungira agatoki amwereka ko agomba kwica uwo ari we. Nyuma yaje kugira ngo urugo rwa mukeba we Nzamukosha wari usanzwe ari umuvuzi gakondo amugeraho amubwira ko afite umuntu uremze adashobora gutega ngo amugereho, biza kurangira bahanye nimero za telefone ndetse na Benjamin amubwira ko ibindi barivuganira kuri telefone. Akimara kubona nimero ya telefone yahise ajya kwa Nzamukosha arayimwereka ndetse anamuvugisha yiyumvira imbona nkubone, undi ahita amubwira ko ejo yazaza akamuha avance y'amafaranga 200 bumvikanye. Nzamukosha yahise ahamagara muramuwe amusaba ayo mafaranga, undi amusubiza ko azajya kuyohereza umunsi ukurikiyeho akayamuha. Ati dutandukana gutyo ndigendera nawe asigara aho ngaho. Umunsi ukurikiyeho Nzamukosha yaje guhamagara Benjamin amubwira ko yaza agafata amafaranga, undi araza bemeranywa ko amwishyura igice andi akazayamuha yarangije misiyo. Undi ati ubwo ngeze hirya ndavuga ngo reka mwihorere n'ubundi ayangaya ni manu niboneye nta n'impamvu yo kwirirwa mzivangamo. Ngo umutima waje kumukomanga umubwira ko iyo Nzamukosha aza kuba yarayahaye aka kazi umuntu w'ikirara yari kugakora, bityo ko guceceka ibintu nk'ibi yamenye bitaza kuza kuba byiza. Ati ngezaho kuko yakomezaga kumpamagara anyishyuza, ndamubwira ni ejo nzamwica, ahubwo tegura amafaranga uyashyire hafi, ninguhamagaza telefone ye uzamenye yuko yapfuye. Benjamin avuga ko yaje guhamagara mukeba wa Nzamukosha akamusaba ko ejo mu gitondo yazaza kumuvurira umuntu we yari yamubwiye yuko arwariye mu rugo. Ati nta kibazo ndi tayare. Mu gitondo yaje kumuhamagara amubwira ko bagenda, ariko ngo undi kuko yarafite abarwayi benshi byaje gutinda. Uwo munsi w'akazi bigeze mu masaha y'ine z'amanywa, Nzamukosha yahamagaye Benjamin aramubaza iby'akazi, undi ashatse kumubeshya amubwira ko ari hafi y'urugo rwa mukeba we arimo kumureba ko ari mu rugo kuvura abantu. Undi ngo yaje kubahuriza kuri telefone, biza kurangira uwagombaga kwicwa avuze ko ateze umunyonzi aje, ndetse na Nzamukosha nyuma avuga yuko avugana na Benjamin amubwira yuko yamubonye yasohotse mu nzi we. Baje guhura ndetse Benjamin atwara uwo yagombaga kwica mu rugo iwe, nabwo yahise abwira uwo uko gahunda imeze ko bamumutumyeho ngo amwice. Ati twaraje tugeze iwanjye ndamubwira ni umva rero umudamu witwa Dorothea uramuzi? Ati ndamuzi. Ati mupfana iki cyangwa se mufiki? Undi arambwira ati Dorothea ni mukeba wanjye ariko ngewe nta kintu mpfa nawe, ni none se ko yamaye misiyo yo kukwica urabivuga hiki? Undi ati rwose ntabwo nigeze muhemukira. Uyu mukeba wa Nzamukosha yabwiye Benjamin ko nta cyapfa nawe uretse ngo kuba yaratandukanye n'umugabo avuga ko basangiye akajya kwishakira undi kandi babana, bityo uretse ko wenda ishyari nta kindi kibazo bafitanye, kuko ngo bagishinga butike Nzamukosha yaje akavuga ko atazayevamo, bikaza kurangira umugabo we ariwe uyimusohoyemo amubwira ko ariwe wamutaye aragenda. Bakimara kuganira Benjamin yahise ahamagara Nzamukosha mukeba we yiyumvira amubwira ko akazi yakarangije akamujugunya muri force, ndetse ko akana yarafite yagasize ku muhanda nta kibazo. Undi ahita amwoherereza 41,000 by'amafaranga y'u Rwanda, maze ahama mukeba wa Nzamukosha 10,000 ngo yigendere, ndetse amusaba kujya gutanga ikirego muri akishinganisha kuko ashobora guha akazi ikirara bikarangira abigendeyemo. Mukeshimana Belancile
wagombaga kwicwa. Avuga ko atuye mu mudugudu wa Kabeza, akagari ka Kabeza, umurenge wa Ririma. Avuga ibyamubayeho yabwiye Bwiza Akadomo ko umunyeshinkuru ko Benjamin yavuze ari byo, ko ibyo Benjamin yavuze ari byo, ndetse ko ari we akesha ubuzima maginga ya. Ngo Benjamin akimara kubwira Nzamukusha ko yamwishe, yahise amusaba ibimenyetso, undi amubwira ko afite byinshi birimo na telefone ebyiri, imwe inabaruye ku mugabo wabo Bigirimana Emmanuel, ndetse aranayimuhamagaza. Ngo Mukeshimana Belansi lakimara kuva kwa Benjamin nk'ejo baje guhura, ndetse ahamagara Nzamukosha bose bari kumwe, ndetse aza no kumufata amajwi avugana na Benjamin iby'akazi yamuhaye. Bigirimana Emmanuel avuga yuko yashakanye na Nzamukosha mu mwaka wa 2008, ndetse ko babanye mu nzu imwe batameranye neza, amushinja gukunda amaraha, ndetse anashimangira ko nubwo babanaga yarabizi neza ko ashobora kuba amuca inyuma, ariko akanga kubikomeza. Ngo mu mwaka wa 2016 Bigirimana Emmanuel yaje afungurwa mu mwaka wa 2018, agarutse mu rugo asanga ibintu yasize Nzamukosha byose ntabihari, ngo ariko agifunzwe hari umugabo w'umumotari wari warinjiye urugo rwe, ariko yabaza Nzamukosha akamubwira ko ari umufasha kubona ibyo amugemurira. Ngo yaje kwiyama Nzamukosha ko adashaka ko amusura kuri gereza kugira ngo atazabyitwaza, ahubwo ko yazajya aza kumusura amukumbuye amuzaniye umwana. Agifungurwa ageze mu rugo yaje kubaza Nzamukosha imitungo yamusigiye yagiye harimo n'amafaranga, ndetse amusaba ko yamuha amafaranga akongera kwikorera, undi amubwira ko ntayo afite. Ngo nyuma ari nijoro Nzamukosha yaje kubwira umugabo we ko arimo kuribwa mu nda, ko ko bishoboka kuba yaba ari amarozi, bityo ko ashaka kujya kwa muganga. Undi ngo yaramuretse aragenda, ariko mu gitondo ajya kureba kwa muganga. Agezeyo abwirwa ko Nzamukosha atakandagiye, niko kujya kuri wa mumotari byavugwa yuko ariho yaraye. Nzamukosha yaje kumenya amakuru ko uyu mugabo yamenye ibyarimo, afata igare aza guhurira nawe mu rugo. Biza kurangira baserereye. Ubuyobozi bw'umudugudu burahurura bubasaba ko bagira icyo aha umugore, ubundi bagatandukana. Bigirimana Emmanuel yabwiye Ukwezi Akadomo ko Nzamukosha yagiye nyuma yuko yumvise ko umugabo amaze kwisuganya, ndetse yashatse undi mugore. Yaragarutse avuga ko ashaka ko aho kurerera abana babiri babyaranye, undi amuha inzu yo kubamo, ni nako gutangira guturana na mukeba we. Bigirimana avuga yuko umunsi umwe yaje mu rugo atashye asanga umwana muto wari ucyonka arimo kurira. Umukuru yahojeje byanze, amubaza nyina amusubiza yuko yagiye. Ngo yaje guperereza aza kumenya ko Nzamukosha yasanze wa mumotari byavugwa ko yamwinjiye afunzwe. Anagezeyo koko arahamusanga, baraserereye, ndetse Nzamukosha asubira iwabo ku nama bari bagiriwe na bamwe mu babonaga uko babanye. Akomeza avuga yuko Nzamukosha yaje kuva iwabo akajya i Nyagatare kubana na wa mumotari, nubwo nawe nta mugabo agifite maginga ya. Ibyo kuba Nzamukosha yarashatse kwivugana mukeba we, avuga yuko yabonaga ko atabitekereza, ahubwo ko byamutunguye Belansi aje kumubwira ko arokotse urupfu bari bamujugunye mu cyobo, bityo ko kugeza ubu atarabyumvisha neza ukuntu umuntu yashaka kwambura mugenzi we
buzima bapfa umugabo, cyane cyane ko atigeze abavanga, ko ahubwo kubijyanye n'imibonano mpuzabitsina nzamukosha yari afite abandi babimukorera. Inkuru yari igikurikiranwa na ukwezi.com nayizomaga mu Jules Romeo Janvier n'ubundi na Amasimbi TV. Kora subscribe utanga ibitekerezo tubwire kubijyanye n'izi nkuru ebyiri, ibidakwiye na skandale ni yihe. Reka tubane ubutaha, bye, muhabwe umugisha.